iyo rero tugumye mu Mana ni ukuvuga ngo tugumana no mu rukundo. Iyo kandi tugize ubwoba butuzanira igihano. Ni ukuvuga ngo nta muntu ugira urukundo ugira ubwoba, ntawubaho. Umuntu ugira urukundo ahora nta bwoba afite, kuko ubwoba bwo bwabwo buzana igihano, nk'uko muri iki gice cya 16 habivuga. Nuza gusoma neza ukamanuka ku gice cya 17 icya 18 kirakugaragariza uburyo Imana ari urukundo, kirakugaragariza uburyo Imana ari Imana kandi y'imbaraga. Kandi urukundo, hari umuhanzi umwe wigize kuririmba imbaraga z'urukundo, reka ne kuyivugaho iyi ndirimbo wenda kuko byaje kuba ibintu bigiye muri politike, reka tubyihorere. Ariko urukundo n'imbaraga zarwo ni zisanzwe. Uyu ukunda Imana, imbaraga z'Imana ziba muri wowe, imbaraga z'Imana zitura muri wowe. Nongeye kubashimira nshuti bakunzi mu Mubavu TV online, ndetse namwe mukurikira ibiganiro byo mu Mubavu TV Gospel. Kuri inshuro rero tugarutse kugira ngo tuganire namwe ku channel yacu Umubavu TV Gospel. Ni channel izajya ibagezaho amakuru agendanye cyane cyane n'iyobokamana, aho tuzajya twumvira ijambo ry'Imana rituruhura, ndetse tubashe kuhumvira ubutumwa bwiza bwabo bwo mu ndirimbo, bisigo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibintu byose bifite aho byihurira n'ijambo ry'Imana, aho bihurira n'iyobokamana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi channel niwo mwihariko wayo, niwo mwihariko mugiye kujya musangaho, ni naho mugiye kujya mukurikiraho inyigisho zanjye zigiye zitandukanye, kuko ubu tugiye kujya tuganira namwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Reka rero ubwo tugiye gutangira kuganira namwe, tubanze twiragize Imana, dusenga Imana kugira ngo ize kubana natwe kuri uyu munsi, kuri iyi nshuro tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ize kumanuka yigaragaze, ibane natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana turagushimiye cyane, tugushimiye ko ubana natwe mu buryo budasanzwe, kandi ukaturinda twebwe tutabizi. Igihe kimwe nibwo wigeze kwereka umugaragu wawe Elisa, ubwo yarasumirijwe, uramubwira uti humura, hari ingabo nyinshi zikugose. Natwe tuzi neza ko hari ibitambo, hari ingabo nyinshi ziba zitugose ku uburyo twebwe tutabimenya, ariko kuko uri Imana ubasha kudufasha. Turagushimiye cyane rero. Uyu ni umwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe ry'Imana. Turakurarize kugira ngo ubane natwe, umwuka wera wahaye intumwa zawe ubwo zari ziteraniye i Yerusalemu zirimo zigutabaza, zigusaba kugira ngo uzihe imbaraga zo kugira ngo zikwirakwize ubutumwa. Uwo ngo niwe turaritse kugira ngo amanuke azabane natwe. Nkuko rero turi mu bihe n'ubundi byo kwibuka iyo minsi igihe yari igeze, umunsi wa Pentecote usohoye, ni nayo mpamvu tugira ngo uyu mwuka wera amanuka tugirire neza abane natwe mu ruhande rwacu. Tugiye kuganira n'abantu benshi batandukanye b'impande zitandukanye, abantu benshi baturusha ibigendanye n'iby'ijambo ry'Imana, abantu benshi baturusha ubwenge, baturusha ubumenyi wabahaye mu isi. Ariko turakwinginze kugira ngo muri aka kanya ibyo byose bibure, ahubwo haboneke ubwiza bwawe kandi biciye muri ngewe. Twinginze rero kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza, twizeye ko ugiye kudufasha. Amen. Ndabashimiye cyane rero mwe mwese mudukurikiye kandi mubanye natwe mu isengesho. Reka nsuhuza abantu badukurikiye bari hirya no hino, abantu bari mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, ndetse no mu majyepfo no mu majyaruguru. Mwese mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Sinakwibagirwa rero abaturanyi bacu, yaba bari mu bice bitandukanye hakurya y'imbibi cyangwa se inkiko z'u Rwanda, ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda, turabasuhuje cyane, ndetse n'ibiri hirya y'ibihugu byacu, abari muri Afrika y'Iburasirazuba, abari muri Afrika y'Iburengerazuba, Afrika y'Amajyepfo, ndetse na Afrika y'Amajyaruguru. Reka dusuhuze nanone kandi abantu muherereye i Burayi, abantu muherereye muri Aziya, abantu muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu muherereye muri Australia, mwese abari ku isi hose mudukurikira muri hirya no hino, mwamaje kwiyandikisha kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byacu. Ndabibashimiye cyane, kandi nimukomeze n'ubundi mudushyigikire mukoresheje ubu buryo bwo kugira ngo tujye tubwiriza ijambo ry'Imana, ariko mudushyigikire mukora subscribe, ndetse munasharinga ibi biganiro na comment n'icyo iri jambo ry'Imana ribamariye, kugira ngo ejo n'ejo bundi tubashe kujya tunoza ibyo tubagenera tubakorera. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nashatse kugira ngo tuganire ku kintu cyerekeranye, hari ibintu ureba mu isi, ukuntu abantu bateye, ukabona hari ibintu bihari. Hari abantu bemera ko bafite ubwenge, abo barahari no mu isi barahari. Hari n'abantu bemera yuko bafite urukundo. Tujye kuganira ku bintu bibiri rero, ikintu cyitwa urukundo, ndetse tunaganire no ku bwenge ubu abantu babona bwo mu isi butandukanye.
Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana twashatse kugira ngo tuganireho kuri iyi nshuro n'ubwenge n'urukundo, nibyo bintu turi buze kwibandaho mu ijambo ryacu ry'Imana tugiye kuganiraho. Ngira ngo turi buze kwifashisha abakozi b'Imana babayeho ndetse banandika n'ibitabo bitandukanye. Turaza kureba mu gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Yakobo, tuze no kureba ku gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Yohana. Aho ngaho niho turi buze gusoma, ariko mbere gato yuko tuza kuganira ibindi, wenda reka tubanze duhere kuri umugabo witwa Yakobo wavuze cyane cyane ku bintu bigendanye n'ubwenge, aho turi buze gusoma mu gitabo yanditse, ariko gato turaza kugaruka ku mateka ye n'uburyo yabayeho, n'uburyo Yakobo yabaye intumwa y'Imana, n'uburyo Yakobo yabanye na Yesu ariko atamwemera, kuko nk'uko muri buze kubisanga mu mateka ndi buze kubabwira, nuko Yakobo yabayeho abana na Yesu ariko atamwizera. Nyuma rero yaje kumwizera nyuma y'urupfu rwe, nk'uko turi buze kubisanga mu mateka ye tugiye kubanza kurebera hamwe. Hanyuma noneho niturangiza tuze kugaruka ku gice yanditse agaragaza ibigendanye n'ubwenge bwo mu ijuru ubwo ari bwo. Turareba ubwenge bwo mu ijuru ubwo ari bwo ndetse n'ubwenge bw'isi ubwo ari bwo. Abenshi rero bajyaga bavuga yuko Mariya atigeze agira undi mwana abyarana na Yosefu, ariko nk'uko bigaragara mu gitabo cya Mariko, turaza kureba, wenda niba ufite Bibiliya yawe nagira ngo ngusabe ufungure Bibiliya yawe tuze gusangira ijambo ry'Imana, ariko nawe ibyo turi kuvuga uri kubasha kubisoma. Aha ngaha rero bamwe batekerezaga ko nyuma ya Yesu Mariya nta wundi mwana yigeze abyarana na Yosefu, ariko nk'uko tubisanga n'ubundi nk'uko nari bivuze mu gitabo cya Mariko ibice 6 umurongo wa 3, turaza kuhasanga amagambo agira ati, mbese si we wamubaji mwene Mariya mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simiyoni, kibese bo ntiduturanye? Ibye birabayobera bose. Mariko ni igihe abantu batari bari kumva uburyo Yakobo ari mwene wabo wa Yesu, ariko nubwo Yesu yagiye agira abavandimwe batandukanye, uyu munsi turagaruka cyane cyane ku mateka y'umugabo witwaga Yakobo. Iyo rero dusomye urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 1 umurongo w'9, aho hagira hati, ko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu Kristo. Uyu rero uyu Yakobo yari umuntu utangaje cyane, usanga ahenshi izindi ntumwa zaramwitaga utunganye cyangwa se nta makemwa, kuko yari umugabo w'inyangamugayo udakunda kugira ibindi bintu bitandukanye. Uyu mugabo rero turi buze kugarukaho Yakobo, ni ukuvuga ngo nk'iyo dusomye wenda nko mu gitabo cya Mariko ibice 3:32, uze kuharambura Bibiliya yawe uhasome, haragira hati, abantu benshi bari bicaye bamugose baramubwira bati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Iyo ugenzuye neza inyandiko zisobanura Bibiliya, usanga yemeza ko babaga baje kumushaka kuko batekerezagaho yuko yagiye mu bindi. Yakobo rero nawe nubwo yari wa Yesu, byasaga nkaho n'ubundi afite kutamwizera, yarashidikanyaga akavuga ati, ahari uyu muhungu uyu muvandimwe wacu afite ibibazo mu mutwe. Ubundi niko bamufataga Yesu, ntago bamwemeraga, babanye batamwemera. Ariko nyuma yaho mu mateka y'uyu nguyu Yakobo turi buze kugarukaho, turebera hamwe icyo yavuze ku bwenge buva mu ijuru n'ubwenge bwo mu isi, nuko yaje kureba nyuma akareba ibyabaye byose mu mateka ye ubwo yabanaga na Yesu, bituma hinduka aba intumwa nziza, yigisha ibigendanye n'ijambo ry'Imana, yigisha Yesu, yewe aza no kuba rwose umwe mu bantu batoranyijwe kugira ngo ayobore itorero ry'i Yerusalemu mu gihe intumwa zari zitangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Yabaye rero umushumba waho kuko bamubonagamo ubwenge n'ubuhanga n'ubushishozi, nk'uko twabibonye. Yari umugabo rwose, yari nta makemwa, kandi yari umugabo utunganye. Ibyo ni utubyiniro bari baramwise. Nyuma rero yuko imibereho y'uyu mugabo witwaga Yakobo, ubundi nk'uko twabivuze haruguru, Yakobo yarangwaga n'ubwitonzi cyane cyane, ku buryo bari baramuhimbye nk'uko twabivuze nta makemwa cyangwa se utunganye. Ibi ni utubyiniro bari baramwise.
utu tubyiniro bari baramwise twatumaga banamwizera ku buryo nk'abantu nk'umwanditsi w'igitabo cyitwa New World bemeza ko Yakobo yari umuhanuzi, yari umunaziri, kuko Yakobo ni umwe mu bantu batigeze banywa igisindisha. Uyu Yakobo ntabwo yigeze yogosha umusatsi we. Yakobo yabayeho ari umuntu, binavugwa ko banamuteruraga akabyino bakavuga ngo Yakobo ntabwo yogaga, yari umuntu nyine wirunduriye mu bintu by'Imana cyane, kuko na mbere yuko Yesu yagendaga agaragaza yuko ari umwana udasanzwe mu mibereho ye no mu mikurire ye, Yakobo we ntabwo yabyemeraga, kuko yabaga n'ubundi ari wa muntu w'umuhezanguni ariko twabivuga, kuko Yakobo ntiyanywaga inzoga nk'uko nabivuze, ikindi ntabwo yaryaga inyama. Kubera rero ibyo byose byagiye bituma abantu bamwizera, bamuha kuyobora itorero ry'i Yerusalemu nk'uko nari nabivuze. Imico rero ya Yakobo yakomeje gukundwa cyane n'abantu benshi, bituma abantu benshi bakizwa, bemera Kristo, nubwo we yari yaramuhakanye aramwanga, ariko ubwo yaramaje gupfa agiye mu ijuru, byatumye Yakobo aramwizera rwose ku kigero cyo hejuru, ku buryo abantu banamukunze bagakunda inyigisho ze, kugera ubwo bamwizeye nawe yababwira ibya Yesu nabo bakabyumva. Nyuma rero yaho Yakobo yarabyemeye, maze bamushyira imbere y'urusengero. Igihe cyaje kugera, kubera inyigisho yari arimo akwirakwiza ahantu hose zigendanye na Yesu, kandi icyo gihe ntabwo bazishakaga, baza kumucurira umugambi wo kumwica, bamupangira ibyo kumwica. Rero barangije baravuga bati reka tuzamutegeranyiriza imbere y'urusengero, imbere mu rusengero, hanyuma tujye impaka nawe turebe ko adutsinda. Mu by'ukuri rero wenda turebye ku by'urupfu rwe, abafarisayo bakimara kubona ko abaye ukundwa na bose, bahita bapanga kumwica, ku buryo bamufashe bakamushyira ku gasongero k'urusengero, bamujugunya hasi, ariko ntiyapfa. Icyo gihe ntabwo yahise apfa. Ageze hasi rero yaregutse, arapfukama, maze arabasengera ati, Mana ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Yongeye kuvuga ijambo rimwe rimeze kimwe n'iryo Yesu yavuze ubwo yababariraga abari barimo bamugirira nabi, bamutoteza. Abafarisayo rero bamusanze aho ngaho yari yaguye ku rusengero, nta kindi bakoze, bafashe amabuye baramutera kugeza apfuye, ashiramo umwuka. Ariko apfa abantu barumvishije ubutumwa bwiza, batangira nabo rero kubukwirakwiza. Uyu Yakobo rero niwe wanditse urwandiko muri Bibiliya rwitwa Yakobo, ariko tugiye kuganiraho cyane cyane, aho turi buze kuvuga ku bigendanye n'icyo ubwenge bwo mu ijuru ubwo ari bwo. Mu Cyongereza aho twavuga ngo ni wisdom from heaven, it is what it is. So rero nibwo tugiye kugarukaho, turavuga kuri uyu mugabo Yakobo, kuri iki gitabo yanditse. Nagira ngo tuganire kuri uyu mugabo n'amagambo yagiye yandika, muzi neza bimwe muri bikeya byagiye bimuranga, aho nko mu byo wasigarana mu mateka ye nuko uyu Yakobo yabaye hatizera Kristo mu gihe babanaga, kuko we na bene se muribuka ko bagiye mu rusengero bagiye gushaka Yesu, cyangwa se uyu mugabo ntabwo yarigeze anywa inzoga, yari umunaziri. Ikindi kandi uyu mugabo ni umugabo wabayeho atarya inyama. Ikindi nuko atari yarigeze yogosha umusatsi we. Tugiye kugaruka rero kuri aya magambo aboneka mu gitabo cya Yakobo, ibice byaho 4, umurongo wa 13 niwo turi buze kugarukaho, aho hari amagambo agira ati, wenda reka tuyasome. Aravuga ngo, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba, ubwo ni umurongo wa 14, ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, nkupira wagafashe zimya noneho gakine wumve ko kava. Nkuko rero twari tumaje kugaruka ku mateka ya Yakobo, ni nawe tugiye kuganiraho cyane. Tugiye kuganira ku gice kimwe cya gatatu yanditse mu gitabo yanditse, aho ku gice cya gatatu tureba ku murongo wa 13 turahasanga amagambo avuga ngo, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga. Ni ikibazo. Niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Umutwe w'amagambo w'aya magambo uravuga ngo, ubwenge buva mu ijuru. Wisdom from heaven is what it is.
nibwo tugiye kuganiraho rero. Tugiye kuganira kuri ubu bwenge buturuka mu ijuru. Nibwo tugiye kuvugaho. Abantu benshi bafite ubwenge butandukanye, abahanga benshi bagiye bakora ibintu bitandukanye, bahanga ibintu bitandukanye, ariko kuri iyi nshuro tugiye kuvuga ku bwenge buva mu ijuru, bwamanutse bukaza mu isi, ubwari bwo naho butandukanye n'ubwenge bwo mu ijuru. Mu gitabo rero cy'umugabo witwa Yobo mu bice 28 ku murongo wa 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Haratanya akavuga ngo dore kandi bwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ngira ngo ntaho bitandukane n'aya magambo dusomye, avuga ngo ninde muri mwebwe w'umunyabwenge ngo yerekanishe ubuhanga bwe iby'ubwenge. Nitumara kureba ahangaha turasanga umunyabwenge hari ibintu bitatu bimuranga. Icya mbere, ingeso nziza. Icya kabiri, ubugwaneza. Icya gatatu noneho n'ubwenge. Ibyo ni ibintu bitatu biranga umuntu w'umunyabwenge. Yakobo yavuzeho aho yari amajije kubona ko ibi bintu koko bikwiye kabibwira abantu mu buryo yari amajije kwitegereza, akabona ko umunyabwenge wese agomba kurangwa n'ingeso nziza, hanyuma nanone kandi akagira ubugwaneza, ikindi kandi akagira noneho n'ubwenge nyirizina. Ninde rero muri mwebwe w'umunyabwenge cyangwa se w'umuhanga? Ni ibi rero bintu bitatu bimuranga. Iyo umanitse ku gice cya 14 urasanga andi magambo avuga ngo, reka nayo tuyasome. Aravuga ngo ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri, ngo mubeshye ko ari ukuri. Ahangaha ni igice cya 13 n'icya 14 dusomye. Igice cya 13 kiragaragaza umunyabwenge ingeso ze, naho icya 14 cyo kikagaragaza ibyo umuntu adakwiye gukora mu gihe ashaka kugaragaza ko ari umunyabwenge. Icya mbere, ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri, ko ibyo muvuga ko ari ubwenge ngo muvuge ko ari ibyo by'ukuri. Noneho ku gice cya 15 rero ho turasanga abantu bameze gutyo ni bantu ki, ni bande, nabahe? Igice cya 15 kiravuga iki? Kiravuga ngo bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru. No kuvuga ngo bwa muri tuvuze bwo hejuru, muri iki gice cya 14, bene ubwo bwenge ntabwo ari ubwo mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa bantu. Ubwo bwenge rero avuga abantu bw'inyamaswa bantu n'ubw'abisi n'ubuhe. Ni mu gice cya 14 nkuko nayimaje kubivuga. Guhorana amakimbirane, ubwo ni abantu bafite ubwenge bwo guhorana amakimbirane. Ikindi, abantu bahorana intonganya. Guhorana amakimbirane, guhorana intonganya, ibyo bintu bigaragaza ko bene abo bantu nubwo baba bafite ubwenge ariko ntabwo n'ubw'inyamaswa muntu, nibwo butuma abantu bahorana amakimbirane, nibwo butuma abantu bikanyiza, nibwo butuma abantu bahorana intonganya. Bene ubwo bwenge n'ubw'inyamaswa bantu. Ikindi cya kabiri, ubwo bwenge buturuka ku badayimoni. Ni nako icyo gice kivuga, iyo ukomeje kugisoma bugaragaza ko ubwo bwenge ari ubw'iki, ari ubwa abadayimoni. Ubwo bwenge ni ubw'abadayimoni. Noneho rero tugeze ku gice cya 16 cy'iki gice cya gatatu turi gusoma cya Yakobo. Igice cya 16 cyavuga ngo kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ari naho kuvurungana kuri no gukora ibibi byose niho byibera. Ni ukuvuga ngo ni muri za nyamaswa abantu, ikindi ni mu badayimoni. Bene ubwo bwenge niho buba buri. Noneho rero reka turebe ku gice cya 17 aho noneho kitubwira ubwenge buva mu ijuru neza nyirizina. Ahangaha turagiye kugaruka ku bintu bigera muri 7-8 bigaragaza ubwenge bwavuye mu ijuru, icyo
umuntu uba ufite ibimugaragaraho. icya mbere ni uko buboneye, buhorana amahoro, umuntu ahorana amahoro, ineza iba muri we, kugirirwa inama, umuntu akagirirwa inama akabyumva, kugira imbabazi, kugira imbuto nziza mu by'umuntu, muri kamere muntu, umuntu akaba ariho ariko afite imbuto nziza. Ikindi, ufite ubwo bwenge bwavuye mu ijuru ntarobanura ku butoni, ahora ashishikajwe, ahora avuga ati nuriya bose ni bamwe, reka bose tubagerere mu kebo kamwe. Ni ukuvuga ngo ntarobanura ku butoni, ntavuga ngo uyu ni mukuru cyangwa ibiki, mbese ibintu byitwa kurobanura ku butoni nta bimubamo, bene uwo muntu ufite ubwenge bwavuye mu ijuru. Ikindi cya nyuma cya munani ari nacyo tugiye kuvugaho, tukajya noneho ku kindi gice, nuko bene uyu muntu atagira uburyarya muri we, ahora nta buryarya afite. Reka wenda nsubiremo ibi bintu 8 bigaragaza umuntu ufite ubwenge bwavuye mu ijuru. Nuko icya mbere ahora aboneye, kandi rwose ahora aboneye. Icya kabiri, amahoro aba muri we. Icya gatatu, ineza, ahora ni neza. Icya kane, kugirirwa inama. Icya gatanu, agira imbabazi muri we. Icya gatandatu, agira imbuto nziza, ni ukuvuga ngo mu mirimo ye, muri gahunda ze ahora afite imbuto nziza. Ikindi, nta buryarya ahora afite, nta buryarya agira muri we, umuntu ufite ubwenge bwavuye mu ijuru, nibwo turi kuvugaho. Reka wenda tugaruke kugira iki gice cya 17 cyo mu gitabo cyo mu bice bitatu cya Yakobo, nuko hagira hati, ariko ubwenge bwo buva mu ijuru, icya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, kutarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ibyo byose ni bya bintu 8 tumaje kubona ko umuntu ufite ubwenge bwavuye mu ijuru ahorana nabyo, ahora afite ibyo bintu bimuranga muri we, ibyo bintu ahora bifite. Rero nizere ko muri mwebwe mukurikira Umubavu TV Gospel ndetse n'Umubavu TV Online, ibi bintu byose mubyujuje, kugira ngo mubashe no kuhagarara muvuge ko mufite ubwenge bwavuye mu ijuru. Kuko hari n'ubwenge bw'isi twabubonye buzanwa n'inyamaswa, abantu ndetse n'abadayimoni. Ubwo bwenge nabwo burahari. Iyo rero ufite ubu bwenge, nanone ikindi kintu, indi ngingo ngira ngo tuze kuvugaho, ni ingingo yerekeranye n'urukundo rw'Imana. Tugiye kugaruka ku rukundo rw'Imana, turebe se urukundo rw'Imana rwo ni iki. Nuko tureta tugaruka hano kuri cya gice nabasomeye cyo muri Yobu ibice 28 umurongo wa mbere, ngo dore kandi bwira umuntu iti, kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya! Mwebwe mudukurikiye, kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba utekereza yuko ufite ibi mvuze, ufite ibi, wubaha Imana kandi wizera Imana, wanga ikibi cyose, ukaba wubaha Imana, nta kabuza, nta gushidikanya, ubwo nibwo bwenge Imana ishaka, ubwo nibwo bwenge bugaragara Imana yemera. Niba ufite ibindi bitandukanye rero nibi, nta kabuza ntacyo, ntaho bihuriye. Reka rero nanone turebe, ese urukundo abantu bavuga, urukundo rwo mu isi, urukundo duhora turirimba, indirimbo nyinshi zikunze gutambuka ku mateleviziyo no ku maradiyo ahantu hatandukanye, usanga ziririmba urukundo. Ntabwo byakunda, udakunda abantu ntabwo wagaragaza ko ukunda Imana. Icy'ingenzi rero ni uko uru rukundo rugira, warangiza kurugira ukanagira noneho urukundo rwo gukunda abantu. Iyo rero ufite urukundo rwo gukunda abantu, ni byiza cyane, kuko bituma na rwa rukundo rw'Imana urugeraho. Nkuko turi buze kubisanga mu gitabo umugabo witwa Yohana yanditse, wenda nawe reka muri gatoya tubanze tuvuge ku mateka ye, hanyuma tugaruke ku rukundo rwa Yohana yanditse, hanyuma niturangiza dusoze inyigisho yacu y'uyu munsi. Urukundo, Yohana rero yari mwene Zebedayo, yahamagawe mu bigishwa 12 ba Yesu, hamwe na mwene se Yakobo tumaje kuvuga haruguru. Yohana aboneka ku rutonde rw'intumwa 12, ndetse no mu byakozwe n'intumwa, we Yohana na mwene se Yakobo Yesu yabise abana b'inkuba.
bamwe bakeka ko iri zina ryaturutse ku mujinya yabagiriye. Intumwa Yohana yabayeho ryari? Ibyanditswe byera ntibigaragaza uko Yohana yanganaga ubwo yahamagarwaga, kuko guhamagarwa kuba umwigishwa wa Yesu. Abakristo bo ba mbere bavuga ko yaba yarabayeho kuva mu mwaka w'ijana nyuma ya Yesu. Avuga ko yari ashaje cyane, agasazira muri Efeso. Intumwa Yohana yari ituye hehe? Yohana na mwene se Yakobo bavugaga ko mu kirorero byakorerwagamo uburobyi ku nkombe y'inyanja ya Tiberiya. Inkuru yabo muri Mariko ivuga ko se Zebedayo yari afite abakozi. Igaragaza ko kandi bakomokaga mu muryango wifashije cyane wari ukize muri ibyo bihe. Uwo mwanya urahamagara basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be, bakurikira Yesu, nk'uko muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 20 habivuga. Bigaragara ko rero Yohana amaze kwinjira mu murimo wa Yesu yamuhamagariye, yakoze ingendo nyinshi zitandukanye zivugabutumwa kugira ngo abashe gukwirakwiza ubutumwa bwa Yesu yari amaze kumenya ndetse no kwakira umuhamagaro we. Intumwa rero Yohana yakoze iki mu mibereho ye uko yabayeho? Mu byanditswe byera Yohana na mwene se Yakobo bagaragara nk'intumwa yarushaga izindi ubutoni kuri Yesu. Ubwo Yesu yazuraga umukobwa wa Yayiro, Yohana yari ahari. Ubwo Yesu yarabagiranaga ku musozi, Yohana yari ahari. Ndetse no yabaye umuntu ukomeye mu mateka y'ubukristo, kuko yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, igitabo cya 4 mu isezerano rishya, akandika inzandiko 3 n'ibyahishuwe. Abahanga benshi mu bya teolojiya ntibemera ko Yohana yakoze ibi byose, ndetse hari n'abatemera ko kimwe muri byo. Ariko ibyo ntibikuraho umumaro yagize mu mateka y'ubukristo ubwo yabayeho. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma no mu Mana, Imana ikaguma muri we. Mu gitabo cya mbere Yohana yanditse mu bice 4 umurongo wa 16 turahasanga amagambo agendanye no kubyerekeye urukundo icyo ari cyo. Wenda turebye ku bice 16 turahasanga amagambo avuga ati: natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana nawe ikamugumamo. Ayo ni amagambo Yohana yanditse ubwo yandikaga izi nzandiko zitandukanye, azandikira abakristo batandukanye, harimo nabo muri Efeso. Hari aho yageze hano mu bice 4 mu murongo wa 16 atangira kubabwira iby'urukundo, n'uburyo bakwiye kubana, n'uburyo bakwiye kwizera, n'uburyo bakwiye kubona Imana kandi bakayibona mu bantu bakunze. Ahangaha rero kumenya kwizera ni bimwe mu bintu bigize urukundo rw'Imana. Harimo kumenya no kwizera, ibi bikakugaragariza urukundo rw'Imana. Kuguma rero mu rukundo rw'Imana, burya iyo tugumye mu rukundo rw'Imana yo ubwayo nayo itiguma muri twebwe. Noneho rero ahangaha iyo ugiye kureba, wenda reka turebe cyane cyane hano mu gice cya 20, wenda duhere ku murongo wa 19. Haravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma. Kuko ukunda mwene se yabonye uwanga mwene se, udakunda cyangwa mwene se yabonye, ntabasha gukunda Imana atarabona. Kandi noneho uvuga ko akunda Imana akanga mwene se, umva ikindi Yohana yavuze. Yaravuze ngo uyu nguyu ni umunyabinyoma, ntabwo ari umuntu muzima, ni umunyabinyoma. Reka turebe icyo kutagira urukundo bizana.
kutagira urukundo bizana ubwoba, kandi ubwoba buzana igihano. Ni ukuvuga ngo rero niba udukurikiye muri kano kanya ukaba uri kumva ubu butumwa tukugezaho, ni uko ukwiye kuba uri mu ruhande rwo gukunda Imana, kuko ariyo yabanje kudukunda. Nubwo twayikunda, ntabwo twayikunda ku kigero yabanje kudukunda. Twebwe ubwacu yaradukunze, itwohereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo azabane natwe. Ni ukuvuga ngo rero niba uvuga kukunda Imana ukanga mwene so utabona, nta gushidikanya nta n'ikindi. Uyu muntu Yohana yamwise umunyabinyoma, arabeshya, aravuga ko akunda Imana ariko akanga mwene se. Ibi bintu biradutse bireze, urasanga abantu bavuga ngo barakundana ariko urwo rukundo ugasanga ntarwo bafite, barangana, nabanganye. Kandi nanone Bibiliya tugaragariza neza ko umuntu wanga mwene se mu yandi magambo ni umwicanyi. Ni umwicanyi wanze umuntu, uba warangije kumwica, uba warangije kumwica mu bitekerezo. Rero ntabwo Imana ishaka ko tubaho muri ubu buzima bwo kwangana, bwo kubaho twangana ariko twirirwa mu nsengero tuvuga ngo dukunda Imana kandi tutarayibona. Ukanga mwene se ukunda, ubona ukozaho intoki, Imana ukayanga. Uyu Yohana rero yarabivuze ashaka kugaragariza abantu Imana icyo ari cyo n'urukundo icyo ari cyo. Muri wowe n'uba ufite urukundo, reka nkubwire, nta kintu na kimwe uzabura ku Mana, kuko Imana izaba ituye muri wowe, izaba iri muri wowe. Niko aya magambo atubwira. Ni ukuvuga ngo rero niba Yohana yarabayeho akabaho ari umuntu twasomye mu birimo ye, mu buryo yabayeho, mu bitabo yanditse, mu nzandiko yanditse, uburyo yababajwe, uburyo bivugwa ko yabayeho, akagira ubwo yandika iki, nta kindi kintu yigeze abona mu buzima bwe gitandukanye no kuba umuntu yagira urukundo no kuba yakunda abantu. Iyo rero tugumye mu Mana, ni ukuvuga ngo tugumana no mu rukundo. Iyo kandi tugize ubwoba, ubwoba butuzanira igihano. Ni ukuvuga ngo nta muntu ugira urukundo ugira ubwoba, ntawubaho. Umuntu ugira urukundo ahora nta bwoba afite, kuko ubwoba bwo ubwabwo buzana igihano, nk'uko muri iki gice cya 16 habivuga. Nuza gusoma neza ukamanuka ku gice cya 17, icya 18, kirakugaragariza uburyo Imana ari urukundo, kirakugaragariza uburyo Imana ari Imana kandi y'imbaraga. Kandi urukundo, hari umuhanzi umwe wigize kuririmba imbaraga z'urukundo, reka ne kuyivugaho iyi ndirimbo wenda kuko byaje kuba ibintu bigiye muri politike, reka tubyihorere. Ariko urukundo n'imbaraga zarwo ni zisanzwe. Uyu ukunda Imana, imbaraga z'Imana ziba muri wowe, imbaraga z'Imana zitura muri wowe, ubaho kandi uri umuntu uraho utagira ubwoba. Kuko Yohana ibyo yahamije imbere y'abantu, ibyo yahamije mu bashaka kumugirira nabi, ntago ari ibintu byari byoroshye, ariko Yohana yarabikoze kubera Imana, kubera urukundo rwari ruri muri we. Reka rero tugane ku musozo w'inyigisho yacu, dusoze ariko tushimira mwe mudukurikira, tubakangurira gukundana, kuko nicyo kizabamenyesha ko mukunda Imana, nicyo kizabamenyesha ko muri abana b'Imana. Naho ubundi nimuvuga ko mukunda Imana, mukanga bene so, mukanga abavandimwe banyu, mukanga bamubona, ntago muzaba mukunda Imana. Ndabashimiye cyane. Ndabashimiye cyane mwe mwese mukomeje gukurikira iri jambo ry'Imana. Tuzadukomeza kubagezaho ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kwimika urukundo muri twebwe no kwimika Imana muri twe. Ibyo byose bizadufasha kugira ngo dukomeze kugira ibihe byiza. Reka mbashimire cyane, nshimire mwe mwese mwakurikira ijambo ry'Imana. Niba wumva muri wowe nta rukundo ufite, umenye neza ko nta n'Imana iri muri wowe. Ariko niba ufite urukundo, menya neza ko Imana iri muri wowe. Ntago urukundo tuvuga ari urwa sheri na shushu, ntago urukundo tuvuga ari urwo kuvuga ngo ufite girlfriend, ufite boyfriend. Oya, urukundo tuvuga ibyo nabyo ni byiza, kuko nabyo bigaragaza imbaraga z'urukundo. Burya iyo mukundanye mugashakana, ntago bivuze yuko nabyo ari bibi, ni byiza, kuko Bibiliya itubwira yuko urugo ari ijuru rito. Iyo rero muri gukundana mu buryo bw'Imana, birakomeza bikadusunika, bikatujyana mu rukundo rw'Imana. Ibyo ngibyo rero bituma abantu bakomeza n'ubundi kwimika urukundo muri bo. Iyo rero mubanye neza no mu ngo zanyu, bigaragaza urukundo rw'Imana rwasesekaye no muri mwebwe bombi babiri. Nimukomeze rero mukundane, kandi mukomeze natwe mutwereka ko mudukunda, mukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Ariko birashoboka ko waba ugize icyifuzo kuri wowe mu mutima wawe, ukaba wumvaga nta rukundo wari ufite muri wowe. Ni byiza ko ujya munsi ukandikamo icyo wumva waguyeho, wacisheho intege, kugira ngo
Imana ibashe kuganza muri wowe, kugira ngo tubashe gusabira Imana ibashe kuganza muri wowe. Reka rero tubashimire cyane, dusenga Imana, hanyuma dukomeze tubashimira no kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu Numavu TV Gospel, ni sharing izi nyigisho kugira ngo tujye tubasha kwimika urukundo muri twebwe, kandi aho rwazimye rwongere rukanguke, abantu mu rukangure, mureke kubeshya abantu ngo mukunda Imana nyamara mwanga bene so, mwanga bagenzi banyu, mubanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka dushime Imana rero, hanyuma tubashimire kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, cyane cyane kuri iyi YouTube channel yacu Numavu TV Gospel, ndetse munakurikire ibindi biganiro tubagezaho bitandukanye, nabyo bidatandukanye cyane n'urukundo rw'Imana, kuko tuzagenda tubasobanura cyane nk'icyo twavuga nk'uko icyo twita ukuri n'iki, tuzagarukaho tuzabisobanura hano ku Numavu TV Gospel. Mukurikire rero Numavu TV online, mukore subscribe, musharinga ibiganiro biba biriho, ndetse munasura ikinyamakuru numavu.com. Ibyo byose ni channel ducishaho ibiganiro bitandukanye, ariko byose bigamije kugira ngo tubashe kubaka urukundo muri societe nyarwanda ndetse no ku isi yose. Ndabakunda cyane rero, kadushima Imana. Turagushimiye Imana ko wabanye natwe. Reka abantu bose bakurikiranye izi nyigisho ubafashe, bagire neza, kandi ubiteho, ubarengere. Hari abantu benshi batakigira urukundo muri iyi minsi, hari abantu benshi baguye mu bitekerezo, batakibona uko bakunda bagenzi babo, isi yarabatwaye cyane. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo abantu urukundo wongere urubagarurire, bongere bakundane, bongere bagire urukundo rwose, kandi urukundo ruvuye kuri wowe, urukundo rugaragariza ko abantu bafite Imana muri bo. Ntabwo twavuga ko dukunda abandi nyamara tudakunda Imana, nta nubwo twavuga ko dukunda Imana nyamara twanga bene data. Niyo mpamvu rero iyo ukunze mwene so uba ukunze Imana, uba ukunze Imana utabona. Turagushimiye cyane rero, fasha abantu bose, ubahe kugira neza, ubahe kugubwa neza, ubahe kumererwa neza muri ibi bihe by'iki cyorezo cyugarije isi. Twizeye yuko ugiye kubidufasha mu izina rya Yesu, amen.